Twongeye gushima wowe mukunzi wa M Media TV, tukaba aka kanya tugiye kubagezaho cyangwa se tugiye kubereka uburyo wabona amapassword yose waba warakereye ku ma account atandukanye kuri telefone yawe. Ibi bintu rero biroroshye, bisaba kubiha umwanya ukitegereza ukareba uburyo bikorwamo. Impamvu nshaka kubereka aka kantu rero nuko hari bamwe batanga amafaranga yabo kugira ngo babereke ama account cyangwa password ya email, imifotara ndetse n'ibindi, kandi byoroshye nawe wabyikorera. Ibi bintu rero nshaka kugira ngo ubihe umwanya urebe witegereze ukuntu ngiye kubikora, kugira ngo nawe uzabikore umunsi uzahura nawe akabazo uzaba wibagiwe password ya email cyangwa mu kimwe password ya account, urugero Facebook, WhatsApp, mifotara. Ushobora kuba uri umunyeshuri warapurayinze ukabura password wakoresheje uri kwapurayinga, mu byo ari byo byose bizagufasha. Ubyiteho, biragufasha rwose. Mbere y'uko dutangira rwose ndagira ngo ngusabe ufate umwanya wawe mutoya, niba utarakoze subscribe ukande subscribe, niba utarakoze like ukore like, kuko ni inkunga ikomeye kuri mwebwe. Tugiye gutangira rero tuja muri setting step by step, turemeza setting. None turangiza kujya muri setting, turemeza kuri Google password and accounts. Ngaha nahabonye uhemeze. Noneho nugeramo ni ibintu byoroshye, ntabwo bigoye. Urabikora uko nabikoze. Nubona bikunze wandike comment, nubona bidakunze nabwo unyandikire, ndongera ngufashe step by step. Nziko ari ibintu byoroshye. Noneho urabona ugeze ahanga, uragera ahantu handitse passwords and account. Manuka ahantu handitse password, urabona turemeza kuri Google. Nge urabona ko mfitemo password imwe. Uraza hari ahantu handitse password kuri Google uhemeze. Ego utegereze. Noneho nurangiza gutegereza, sasa rero ndakwereka ibindi uri bukore. Ikintu uri bukorere nugera hariya, uraza wemeze kuri Google, uraza uhemeze. Urabona bansabye gushyiramo password yanjye nkoresha kuri telefone, kugira ngo barebe niba ari ngiye koko nyiri telefone ushaka kuyinjirira. Ibi bintu birizewe, bikore, ntibazongere kuguca amafaranga yawe, kugira ntibazongere kukubesha baguca amafaranga, kandi byoroshye nawe ari ibintu wakwikorera. Ndaza nshyiremo password yanjye nyishyizemo. None nyishyiramo ndategereza. Urabona ko ngeze ahantu hari email nkoresha muri telefone. Bishatse kuvuga ngo ahangaha hari andi account yose nakereye, uhita uyabona ukemeza aho ushaka kwemeza. Ibi ni ibintu byoroshye rwose, ntibazaguhende. Niba utarakoze subscribe, kora subscribe, kandi ndabashimiye ku bwitange mwagize mubana nanjye mw'iki kiganiro. Imana ikomeze ibarinde, ibahe amafaranga, imigisha menshi.